bisanzwe ko umuapotre cyangwa se undi muvuga butumwa cyangwa se undi mukozi w'Imana aza kubwiriza muri ADPR atari umu ADPR. Ntibyari bimenyerewe ko nta naho nigeze mbibona ko umuntu ufite menshi uri defirize, umuntu ufite imisatsi itandukanye n'iyacu ya ADPR, umuntu ufite imyemerere itandukanye na ADPR, kumubona ku gatuti noneho gahagaze nk'umushumba mukuru wa ADPR ari kuramya nahimbaza Imana, ubona abantu bafashijwe. Ari nacyo cyatumye abantu bagira amagambo menshi. Ibi bintu wabibonye ute nk'umushumba? Utubwira ibi bintu birakwiriye ko abantu batera amabuye, abo bantu bashobora kuva mu yandi matora bakabashingira? Niki kiratuma batari bumwemerere no kuririmba? Ngo si cyoroshye, igikomeye ni ukuririmba cyangwa igikomeye ni ugusezerana. Isezerano jambo riri kumvyiganamo yitwa kurwanya umwuka wa divorce. Yego. Mbona no kubwira abantu ko bimwe mu bintu biri gutuma divorce iba cyane ni ibintu bitatu. Kimwe n'abashakana. Abashakana batari tayari. Kuramutse ushatse umugore cyangwa umugabo ufite gahunda yo kubaka, buriya ntago mu rugo mwese abantu bihanganirana kuko byabaye perfect, kuko umwe yabaye mutagatifu. Ibibazo bigoye byo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Action. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwe muriho mu buzima bugiye butandukanye. Waba uri kwa muganga, Imana ikugirire neza. Waba uri mu rugo iwawe, Imana ikugirire neza. Abafite ibibazo bigiye bitandukanye mwese tubifurije kurengerwa n'Imana. Namwe mumeze neza, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kugira ubuzima buzira ibibazo. Nge nitwa Niyo Patrick Nganzo, turi ku macana agiye atandukanye, hari Mose TV na Niyo Patrick na Noah TV. Yes, izi zose rero ni channel zacu. Tugiye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye, ariko kandi turiganza mu murimo w'Imana. Ndi kumwe n'umutumirwa, umushumba ukomeye nubaha. Nyakubahwa mushumba, turabakiriye mu izina rya Yesu. Ndabashimiye Niyo kandi nabo kuri Mose TV turabasuhuje, abo kwa Noah TV1 turabasuhuje, kandi tunejejwe n'Imana ko ikomeje kuduha umwanya wo kugaruka kongera kuvuga ineza yayo. Haleluya. Imana imugisha. Aho ushobora gukunda ibara ry'umweru kuko inshuro zose tumaze kubonana sindakuburaho umwenda w'umweru. Umweru ni mwiza, no mu bisobanuro ni mwiza. Umweru mu buryo bw'agakiza n'ubw'umwuka, ariko umweru usobanura iki? Ushobora kuwubindusha mu buzima buzira ikizinga. Umweru nuvuga ngo ni umwenda utagira ikizinga. Mu buzima bwejejwe. Umweru ntago wakwambarwa n'abanyamwanda. Abantu bambara umweru mutazi icyo bisobanura, mwabyumvisha? Umweru ngo ni ukuba mu buzima butagira ikizinga. Ikizinga bura ni iki? Ikizinga ni icyasha. Ni icyasha cyangwa se nk'ikintu gishobora kukwanduriza umwambaro. Reka tubivuge neza. Ruvuga ngo ubundi wambara umweru witeguye ko aho uri bunyure utari bwandure. Kuko uramutse unyuze ahantu ukandura, wa mwambaro wawe wakoze isoni. Biba byiza rero iyo wambaye utekereza ko aho uri bunyure hose uri bukorere protection, ku bwawe iyo wanduye ugaragara nabi. Cya kabiri ushobora kujyamo ikizinga gishobora gutuma utazongera kuwambara ukawuzinuka. Buriya rero ushushanya n'umuntu ko
iyo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aba yejejwe. Kwezwa kwe rero bimusaba ngo iteka agende yigengesereye kuko umwambaro we ibiwanduza birahari. Iyo rero wexpose ukawugaragaza cyangwa se ntubere maso birangira wanduye. Umwambaro w'agakiza wawe rero nawo bisaba kuwurinda. Guhita urinze barawanduza. Yego nyakubahwa mushumba, hari nk'umuntu ushobora kuba kubonye nk'inshuro nyinshi kuri izi kamera ariko akibaza ati se uyu mubyeyi ni muntu ki? Akaba ari nk'umuntu ukeneye kukumenya, kugusobanukirwa, uwo muntu ushobora kumukura mu rujijo. Ubundi Moise ni muntu ki? Moise rero nubwo ntari mugari nka Yesu ntabwo ndi na mutoya ukurikije imyaka maze. Barinjye vati ni umuntu uri mugari kuko si mugufiya. Yego. Imyaka irenze 40. Amen. Ya kabiri mfite umugore, mfite n'abana. Amen. Ndubatse, ndatuye. Nize nkuko abandi biga, niga amashuri abanza n'ayisumbuye, niga na kaminuza. Nakijwe kera. Yego. Imyaka imaze kuba 40. Ibyo byose ni ibintu bikwereka ko ngize icyo nkoraho cyose cyaba kirekire. Yego. Mvuze ku mu rugendo rwo kubaka urugo n'ubusore kandi maze imyaka irenga 10 nubatse urugo, nabwo nubundi ntago byaba bigufi. Mvuze ku myaka y'agakiza, urugendo rwo mu gakiza, témoignage byaba birebire. Mvuze ku rugendo rw'ubuzima uko nabayeho kuva mvutse kugeza uyu munsi si bigufi. Mvuze ku rugendo rw'Ikigali kuva ngeze i Kigali kugeza none nabyo si bigufi. Ni birebire, ni urugendo rurerure. Yewe mvuze no ku rugendo rw'igihe maze mu murimo w'Imana. Murimo w'Imana mu nshingano. Precisement. Kuko iyo tuvuze urugendo rwo mu murimo w'Imana, ubwo ngendeba cyane mfite responsibility. Nshobora no kuvuga urwa mbere yuko mfata responsibility ndi muhamagara. Narwo ni rurerure. Ariko icy'ingenzi turi bubwira abantu nuko dukunze umurimo w'Imana kuruta ibindi, kandi tukifuza guhagarara mu mwanya ukwiriye kugira ngo tubashe kuramira, kugira ibyo turamira, ndetse no kugira abo dufasha. Ko ejo bundi hashize cyangwa se mu minsi yashize hari umunyamakuru wambaje ikibazo gikomeye. Arambaza ati mu minsi yashize twabonaga abantu batoya b'urubyiruko aribo bari kwibanda cyane mu bintu bijyanye na YouTube. Ariko muri iki gihe turi kubona abantu bakuru, turimo tubona abantu bareka mvuge ngo bashesha akanguhe, nubwo icyo kinyarwanda nkoresheje abantu bakuze, abantu bamaze kuba bakuru mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko gushesha akanguhe ni ikinyarwanda gisobanutse? Kirasobanutse, ariko ntabwo urubyiruko rucyumva neza. Ariko nanone iki gihe ntabwo bakizi. Tuvuze ngo nabashesha akanguhe kuko njyewe nzi icyo bivuga, niyo mpamvu mbira imisi. Kuko abantu bose bakuze ntabwo baba bashesha akanguhe. Hari ubushesha akanguhe ariko hari n'udakuze utaragaseza. Rero uramutse uvuze ngo abashesha akanguhe nkabivuga mbizi neza, nabanisha ikinyarwanda kandi nkizi. So icyo rero ni impamvu imwe ntarabisobanuye kenshi, ntabwo ari impamvu zindi zikomeye zatuzanye. Impamvu ikomeye nyamukuru ni ukugira ngo izi mbuga zikoreshwa abantu bakora ibindi bitandukanye, abantu bareba bagatindaho, natwe tuzikoreshe tuzana abantu kuri Kristo Yesu. Tubwira abantu ko Yesu akiri umwami w'ubugingo bwabo. Tubwira abantu ko Imana yera yo mu ijuru twamenye ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Yego. Wari urimo kutwibwira ariko kandi tutararenga aho ngaho, tukuzi nk'umushumba, umupasitori, revera, pasiteri. Ntekereza ko ufite ububasha bwo gushyingira umuntu, ukagira n'ububasha niba ntibeshye neza bwo gushyingura, cyangwa se kwa kundi umuntu wenda wa muhango sinzi ukuntu wenda nabisobanura. Ngira ngo umushumba wese aba afite ububasha bwo kuba yafasha abantu gushyingura umuntu kugira ngo abashe gutaha mu gihugu cy'ijuru. Sinzi uburyo wenda nabigusobanura, ariko wenda uri mukuru kuri njyewe. Hari ukuntu iyo umuntu ngo yari umupagani atabona umupasiteri ubasha kuyobora uwo muhango.
akaba n'ukuntu umuntu wenda warukijijwe ashobora kubona umupasiteri ubasha kuyobora umuhango bitewe n'impamvu. Ubu noneho tukiri aho ngaho ndibaza nk'umushumba ntari bujye kukubaza ngo itorero ushumbye ni irihe, ariko nzi ko ayo mavuta uyafite n'icyo cyubahiro gifite. Umuntu wese wo mu itorero ryari ryo ryose aramutse agutabaje avuga ati mushumba nkeneye ko nshyingira nakwizereyemo, wamushyingira? Murakoze cyane. Reka mbere kuri icyo kugira ngo tuze gufasha abantu, ariko ntaragiheraho reka manze mvuge ububasha bwa gishumba. Umuntu wese warambitsweho ibiganza akaba umukuru w'itorero afite ububasha bwo gushyingira, gushyingura, gutanga igaburo ryera n'indi mihango yera, no kubatiza. Hanyuma rero iyo mihango yera iratandukanye ariko irahari. Aho rero ntabwo noneho waba uri revera udashobora kuyikora. Iyo biroroshye cyane ko wayikora. Twebwe tugira n'ubundi bubasha bwo kwimika. Ubu noneho ugeze kuri level yo kuba wakimika undi. Nakwimika kubera ko Haleluya. Yego, ubwo bubasha urabufite. Icyo rero nshaka kuvuga, warumbaje ikibazo cyiza, ariko impamvu ya mbere ndavuga, uravuze uti umuntu aramutse avuga ati nakwizereyemo ndo mu itorero runaka wanshyingira. Cya mbere, kuba iryo torero rye ritamushyingiye ngomba kumenya impamvu. Ariko gushyingirwa byo ni sakaramento umuntu akwiye guhabwa, kuko ubishaka wese kandi akaba agiye kubikora mu buryo bwuzuye akwiye kubihabwa atagize ayandi mananiza. Kubera iki? Ni umuhango wera, icyakora ukwiye kubaho. Ukwiye kubaho ko biravuga ngo ubukwe bwubahwe na bose. Hanyuma rero niba umuntu afite itorero yabarizwagamo ariko ntirimuhe iryo sakaramento, kugira ngo njyewe mufashe nuko menye ubuzima bwe, sikukira itorero ryamushumbaga cyangwa yari mufite mu nshingano ritamuhaye iryo sakaramento kandi ari urugingo rw'itorero. Yes. Icya kabiri, ese mu by'ukuri ibisabwa arabyujuje? Icya gatatu, none se ubundi yiteguye kwakira inyigisho uko tuvugana? Mfite ijunda akaba umutagatifu, ahubwo agomba kubonekamo umwe byanga bikunda urusha undi imbaraga z'umutima zo kwihangana, kuko mu rugo ni patience, ni ukwihangana. So icya mbere rero, abantu benshi bari kujya mu kintu bita urukundo bagakora ubukwe baramenyanye mu buryo bumwe n'ubundi ntashaka kuvuga kuko n'ubundi ntiburangiye, ariko bakibagirwa objectif yo kugira ngo umuntu akorane ubukwe n'undi. Objectif yo kubana ni iyi, purpose, main purpose ni iyi, kugira ngo njyewe mbe umugabo cyangwa uriya b'umugore. Purpose narifitiye ntego. Icyo kintu ni umukuri rukumbabaza cyane mu mutima, kuntu abantu bari kubaka ingo zitaramara kabiri zigasenyuka, kandi kubaka biravuna. Mfite ishyaka rinini ryo gusenga, icyo ni icyambere. Kabiri, ryo guhugura. Gatatu, ryo kurwanya uwo mwuka mu buryo bwose bushoboka buri positif. Nzawurwanya. Mu buryo bwose bushoboka buri positif nzawurwanya. Cya gatatu, aba bantu bari gukora mariage bari kubikora ariko batarahawe inyigisho zihagije. Niyo mpamvu nabwiye ngo ngomba kubanza kuganira na wa muntu. Cya gatatu nari mvuze cyatuma ngomba ni ukumuha inyigisho. Inyigisho ikwiriye, kuko ibyo abagiyemo ntabwo ari joke. So icyo rero gituma, ariko nakubwiye ngo gusezeranya umuntu bwose ikibazo, ahubwo umuntu uramusezeranya, ugiye kumuhuza n'undi mu buhe buryo. Iyo couple ugiye guhuza nayo uyifiteho ayahe makuru? Erega buriya reka nkubwire, niba uri umuntu mukuru, abantu ntibakabure kwireberera nawe ngo nurangiza ubure kubareberera. No, ugomba kubareberera, ukabanza ukabereka impamvu z'ibyo bagiyemo, ukabereka umusaraba cyangwa se urugendo batangiye, imbaraga zirimo,
ikintu bagiye gukora gifite uburemere bungana iki noneho ukanababwira uti kandi mumenye ko ntabwo ubu ngubu tuzabasezeranya ngo umwe abe marayika yego undi abundi muzagoma mwitwe umwe yitwe runaka undi yitwe runaka ahubwo mukomere ku isezerano ry'ibyo mwasezeranye bwa mbere muporopozanya urukundo uko umusore akunda umukobwa amukuye mu magana y'abakobwa umukobwa akemerera umusore urukundo amwemeye mu magana y'abasore ariko avuze ati uriya ndabona ari ahuye n'imyumvire yanjye ahuye akareba kuri izo parametere zose yarangiza akamuha ikaze mu mutima we ni kuki noneho uyu muntu atagomba kwicara ngo atekereze kabiri ibintu agiyemo harya bifite bizagira intambara bizagira urugamba ni naho nzigisha abantu bamenye ngo tuzatinda ku bintu bitanu abantu bavanga batari kwemera badashaka no kumva ubu nimbivuga abahuye n'ibyo byago byo gukora divorce baba abagore cyangwa abagabo bari buntera ibuye ariko ni muyantera ntabwo ndi buyange ndi buyemere cyane kwayo mabuye muyantera kubera iyihe mpamvu abantu bavanga ibintu bitanu cya mbere muvanga imitungo sibye ko leta yo yenemera ko ivangamutungo riri mu buryo butatu hari ukuvanga umutungo bisesuye hari ukuvanga umutungo muhahano hari noneho no ivanguramutungo bisesuye naryo hari kuba nta kintu muvanga umwe akagira ibye n'undi akagira ibye hari no kuba noneho hari ibyo umuntu yasanganye undi n'undi akabisanga n'undi ibyo buri wese akabigiraho uburenganzira 100% ariko ibyo muhahanye mukabinganyaho uburenganzira hakaba noneho no kuvanga buri kimwe cyose ariko ni ukuvanga reka rero mbabwire uko bavanga buri kimwe abantu banga kuvanga ibintu ariko bakavanga amaraso yego bakavanga iki amaraso noneho icya kabiri bavanga ibintu bakavanga amaraso bakavanga imiryango bakavanga ibibazo bakavanga n'ibisubizo gute rero gute ibibazo se by'umwe ntibiba ari iby'undi imwe yarwaye se undi ntayenterivona none se umwe agize akaga n'amakuba k'ibimuhiga wa wundi mugenzi we bimusiga amahoro nubwo babanga icyaha ni gatozi ariko urarebye ugasanga ushendekara bwa mbere ubabazwa reka nkubwire ibintu bishobora kugira ingaruka ku mugore wanjye kandi abo tuvukana ntacyo byabatwaye none se ntabwo urumva tutaravanze ibibazo kabiri tukavanga n'ibisubizo kuko icyo mbonye cy'umugisha nawe kimugeraho cyo si icya kabiri gatatu tuvanga inshuti zo kuri sayidi yawe n'izo kuri sayidi yanjye zose zihinduka abashuti bacu ugasanga urugo ruragendwa n'abantu bo ku mpande zombi iyo urugo ari ruzima ariko zongera w'icyo ngicyo hari igihe urugo ruvangura hari igihe urugo ruba atari ruzima hakagendwamo n'abo muri famiye imwe iyindi ntigendemo ariko iyo ari abantu bose reka mvuge ngo iyo ari abantu bose biyemeje kubaka urugo hari icyo njya nigisha cyane cyane abandi ku bana nkabigisha ku kintu bita kutanduranya cyangwa se kudashwana bapfuye icyo bita aba ex friend cyangwa se ex friend umukobwa mwakundanye cyangwa umusore ejo ugasanga urugo rwasenyutse rwashwanyaguritse mugihe ngo ntabwo namureka none se uyu muntu uri gutuma urugo rwawe rugiye gusenyuka kuki utamuhisemo kuki atari we wahisemo si wowe wamuzanye kugira ngo umukomerekereze mu rugo rwawe wari ukwiye kuba waramufashe ukamurekera ubuzima bwe ntunamubangamire kubera ko icyo kintu ni ikintu abantu batari kumva noneho icya kane cyo kuvanga amaraso umugabo n'umugore bibiri bivuga ko bazaba umwe babaye umubiri bombi bagahinduka umubiri umwe umuntu wemera ko bibiri ari ukuri ahita yumva ko ari ukuri nicyo gituma azasiga se na nyina itangiriro akajya kubana n'uwo yahisemo akaramata bombi bakaba iki umubiri umwe yego none reka nkubaze Patrick ko wowe n'umugore wawe muri umubiri umwe ko nimukora divorce muri buvangura imitungo n'abana baba bagabanye umugore niwe utwara ngo byinshi sha nashaka tware byinshi nashaka ariko mbwira nkorera imibare sibyo muri buvangure gute amaraso mwahuje biragoye byo akantu k'amaraso niko gakomeyemo icyo kintu se kuki abantu bakirenze akantu k'amaraso erega iki kiganiro ukoreshe n'akandi cyo bita melange heterogene na homogene abize biologie na chimie barumva icyo bita heterogeneite na homogeneite nuvuga ngo iyo hari icyo bita ibibarika yego iyo uvanze
ibishyimbo n'ibigori kubivangura biroroshye ariko amazi mu isukari ntago bikunda none se amaraso mu yandi birashoboka kwera biragoye ikintu abantu kuki badashaka kucyumva erega ikibazo kiriho ubu uretse ko iyi topic ya divorce ishobora kuzavamwo ama episode menshi kugira ngo buri muntu uwo ari we wese mu rwe ruhande abashe kunyurwa badoye comment umuntu wese kandi reka mbabwire ko ntabwo ndibuze kwigira inararibonye ariko experience ifite mu nshingano maze imyaka igera muri 18 gutyo uri umuyobozi ushumbye abantu byanga bikunda ugira experience kandi iyo experience irakonta bajya bavuga ngo l'experience c'est sur l'ensemble des erreurs aho commise ariko hari na experience ya ensemble des erreurs vécu ibintu wabonye abantu bakunda kuvuga ngo ni commise nibyo wakoze ariko hari nibyo uba warabonye jewe nshobora kuba narabonye amahereri atandukanye ayo akambera experience yo kuba nahugura undi muntu ntagwe mu hariya noneho rero niba wemera kudashaka abantu muri iyi minsi urumva ngo abantu bafite uduhinda ngo ibihugu bikomeye ngo bifite ngo abantu ngo bari kuri tongo iri ku rwego rumeze gutya wareba imibare yo mu Rwanda ukuntu abantu batangiye divorce ari nkeya none naho zigeze ese ukibaza ngo ubundi usibye no kuvuga ngo turasenga ubundi umuryango nyarwanda wo ugira ngo turi kuworohera ugira ngo turi kuwuraga ibyiza nyakubahwa perezida wa repubulika ejo bundi yakivuzeho ni iki muri kumarira abakristo jewe yabivuze ababyibuka abakurikiye ibiganiro nagiye ntanga ku macano atandukanye nari maze iminsi mbabaye mbivuga mvuga ni ndababaye ingo zirambabaje noneho byagera ku ngo z'abarokorezo bimbabaza kabiri kuko se niba urugo rwawe rukunaniye usenga harya ubwo udasenga azagukurikiranaho iki ko numva nawe ibibazo afite n'ibyawe ari bimwe wari ukwiye kumurusha isumbwe niba koko wemera ko Yesu Kristo wamenye ari umwami w'ubugingo bwawe garagaza ko hari akantu ibigusha cyangwa ibintsikamira abandi wowe hari ukuntu Yesu yabikubohoye hari akantu barusha kisumbwe hari amahoro ufite hari uburyo ubasha guhandoringa ibibazo wahuye nabyo kuruta wa muntu udakijijwe ariko so none wowe niba bikubaho bimeze nk'ibyuriya ubundi birarangira biti cyo kintu rero abantu bakwiye kucyitondera kandi nemeranya rwose none rero izo episode zizabemo nkuko wari uvuze ati zizaba nama episode cye nta kibazo mfite ko ntago byahita birangira wenda tuzatangire twentroduce tuzatangira neza ikintu ku kindi uburyo umuntu abana n'undi kuva mu guteretana muri fiançaye ubundi bisabwa iki n'icyo umuntu akwiye kwitwararika muri fiançaye kugira ngo icyo kintu kizaproteje muri cyajya umuntu abana n'undi bishobora kurinda kubaho iyo divorce yabaho ikintu uvuze kirakomeye ubu mu bintu bikomeye biri gutuma abantu bakora divorce ntago baziranye bipfira muri fiançaye uziko ujya kubona ukuntu umuntu abanye n'undi atazi naho avuka ikindi umuntu ukumva abantu basigaye bazi kujijisha umuntu akaba muri sosiyete kabazi neza ko hariya yatandukanye n'abagore bangahe na leta rwose nta kibazo bafitanye kabizi neza ko ari umugabo akazi naha kajijisha ati mushingire ngenda umusore kuko azi yuko n'umutima we uramubwira uti wa muntu mwaratandukanye ntabwo akikuziritseho nurajya kureba muri mirangamimerere ntarasanga hari ukuriho ariko nanone yibuke ko hatarabahanditseho celibateri harabahanditseho divorce handitseho divorce musi nta muntu ukuriho ariko ni divorce aho rero tubonewe no gushyira abantu mu mucyo muri iki gihe cya none kuko izo divorce zabaye nyinshi abantu bafite amakofi oya nago umuntu yandushya ngo none ngo nanjye we kushingira none se ko yagiye urumva genza abaho gutyo gusa numva abashumba mufite intambara akazi gakomeye none hari ababura n'amahitamo n'abashumba bagahengama ariko reka tuvuge ukuri wenda Bibiliya yaravuze ngo umwana naba batura muzamubatuwe
reka mbabwire umuntu wese ushaka kugira ngo abe umugenzi ujya mu ijuru kandi n'ibyo bintu arwane nabyo neza niyige guhurwa. Umugore utwite burya umugore utwite uriya mugore utwite nta kintu wakora ngo niba yahuzwe ifiriti niyo wayiteka uti iyo ayumvisha hariya aramukora. Ni ijambo rivuze ngo umuntu wihanye kuko umwana w'ubugingo umwuka w'Imana iyo akugezemo si umwana ujya urota wabonye uteruye umwana cyane. Umwana rero bisobanuye ngo ni umwana wo mu mwuka cyangwa se umwuka agaragara nk'umwana mu buryo bw'iyerekwa. None ufite umwuka utarigeza gutera guhurwa, urakayirana ibintu byose ukabizana mu rugo, urakayirana ibi byose ukabizana kuwo mubana, kandi imbere mufiyansanya mwari abantu b'abatagatifu. Ibintu urumva bizakugwamo, bizagorana. Rero renda kugira ngo tuza no kwinjira mu kindika kuko icyo warunjyanye ahantu twari turi mu buryo bwo kwivuga no kwisobanura no kubwira abantu uburyo wenda ushobora gushyingiramwo abantu. Tugaruka kuri icyo kintu cya divorce, ariko n'ubundi cyari gifite aho gihuriye no kuba washingira umuntu aramutse agukeneye. Ariko kandi icyo kintu wenda tube tugicumbitse ariko tutagisubitse, tugicumbike. Icyo wari uvuze impamvu wabonye nahise ninjira muri divorce, imwe mu mpamvu ikomeye ituma bisaba gufata izo mezire zose zo kwita ku muntu ngiye gusezeranya, nuko mba mfite ubwoba ko imbere y'Imana nzabazwa urwo rugo nasezeranyije cyo narumariye umumaro wanjye kuri rwo. Hari n'abantu bahura bakagusezeranya ntazongere no gukurikirana amakuru yawe. Burya bintu ntago ari byo. Nyakubahwa mushumba, wenda tudakomeje kwizimba mu bintu bya divorce cyane ko dufite igihe cyo kubivugaho mwanya munini uhagije. Hari intambara maze kubona ko abashumba muhura nazo ariko kandi zidakwiriye. Nyakubahwa umushumba mukuru wa ADEPR umuvugizi Izayi, hari amateraniro cyangwa se hari igitaramo bateguye muri Dove kiri kubera muri English Service, ariko cyateguwe n'ubuyobozi bwa ADEPR ahari. Yego, nuvuga ngo ni iki minsi 21 sikora, ariko hari inkuru zagize gutya zibazije kuri iyi mihanda zimeze nkaho zivuguruza ikintu cyabashije kugaragara muri ADEPR, kimeze nkaho wenda cyaciye igikuba ariko mbona ko kitanakwiriye guca igikuba. Wenda uri buze kubidusobanuriraho neza. Nyakubahwa Sostene, Apotre Sostene Serukiza, ubwo yazaga muri ayo materaniro amaze iminsi cyangwa se afite intego yo kuba zarangira mu minsi 21, ubwo yazanaga n'umwana we. Ntago byari ubuyobozi bwa ADEPR kubera ko Apotre Sostene yaje ku gatuti ka ADEPR, birakwiriye ko abantu batera amabuye ubuyobozi bwa ADEPR kubera ko umwana wa Sostene, wa Apotre Sostene Serukiza ari kuririmba ku gatuti ka ADEPR kandi abantu bakaba banezerewe. Nge nabonye umunezero wari uhari ndatangara. Ngayo ngo ibintu uvuze birakomeye ariko nta nubwo bigoye, tugize umugisha. Ijambo rya mbere, abantu bose bakwiye kumenya ibintu bitatu. Ntabwo wari we muntu wa mbere ukandagiye mu rusengero rwa ADEPR. None se Nyarugenge n'ahandi ako wa mugani nisindi bubivuge avuze nkurikira neza utavuga ibyo navuze. Hariya ni ahantu hateranira abantu benshi. None se umuntu asubirijwe muri icyo cyumba cy'Inyarugenge cyangwa ku Muhima cyangwa n'ahandi, akazasubirayo gushima kandi akaba yemerewe kwishyiriraho iyo misatsi, hariho ibintu bibiri gusa byaba. Icya mbere, ntabwo bagomba kumwakira se ngo atambutse ishimwe rye. None se rya shimwe naritanga ntabwo rizakirwa. Icya mbere, niba uri mu itorero rya ADEPR, menya doctrine ufite, umenye na discipline ufite. Ni nayo mpamvu abantu batera hejuru kubera ko hari ubumenyi badahuza. Hari ibintu bahuza bigakora businga. Yego, akabona umuntu yaje nka Apotre Serukiza, none se niba ADEPR yaravuze ngo tuzajya dusezeranya abandi cyangwa se abavuye mu yandi matorero, none se ayo matorero kugira ngo basezeranye abantu babo bazabanza biyogosheshe? No, ahubwo ni iki cyatumye uyu mukristo
ADEPR imushima ni uko itorero rye rimutangira ubuhamya. Niki cyatumye uyu mukristo wa ADEPR iryo torero rimushima? Ni uko ashimwa mu mico no mu myifatire mu itorero. Mbibutse ibintu bibiri bagomba gutandukanya: doctrine na discipline. Doctrine amatorero yose ya gikristo tubihuriyeho. Kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, wapfiriye abari mu isi akazuka, kwemera umubatizo wo mu mazi menshi, kwemera usibye ko hari nabo duhuriye amatoro ya gikristo ariko atabatiza mu mazi menshi, aho ntabwo tuba tubihuje. Kuba sinzaho ngaho wenda ababyemeye nabo bazashyiraho umurongo w'uko uwo mukristo wavuye mu gitorero niba ari mwemera uko bazamugenza simbizi byo, reka sindabivugira umuvugizi kuko ngewe icyo nshaka kurebaho cyangwa gukotinga nizo saga ndi kumva ni rwo rusaku rwose ruri hano hanze aha ngaha. Ni ukuri ntibyari ngombwa kubera iyihe mpamvu? Icya mbere, niba doctrine ari imwe, bemera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bakemera ibya bindi byose itorero rya ADEPR ryemera, kuri doctrine ni kimwe, nta mpamvu yo kubaheza, cyane ko babakinguriye umuryango banabisohora mu mahame n'amabwiriza mashya avuguruye y'itorero. Kabiri, noneho rero tugeze kuri discipline. Discipline ni iri butandukanye wa mukristo wo kwa Serukiza na wa wundi wo muri ADEPR. Discipline ni imico. Imico ya ADEPR ugomba kuba ufite naturere utadefurije. Imico ya ADEPR ntiyemera kwambara ipantaro, gushyiraho imisatsi hoya, gutobora amatwi no gushyiraho amaherena hoya, kwisiga n'ibindi bintu nk'ibyo, sibyo? Ariko niba se kwa Serukiza bemera umuntu akayambara amaherena, bemera imisatsi, kandi uwo akaba aje Serukiza mutangira ubuhamya, kandi akabaje muri ADEPR kandi yaremeye rero ADEPR yarabivuze kandi abakristo bakabimenya, bakwiye kuva muri utwo tuntu ahubwo bagasenga subiramo iryo jambo, umunyabwenge n'umunyamwuka aranyumva karindwi. Kuri wowe nk'umuntu wabirebesheje amaso, kuri discipline rero, discipline y'itorero rya ADEPR itandukanye n'iyo kwa Serukiza, ariko doctrine ni zimwe. None rero niba mushaka kugira ngo amatorero yose ahuze discipline kugira ngo agenderane, ntibiri bushoboke, kubera yuko buri wese ahagurukana viziyo. Itorero nka ADEPR ifite riri associé cyangwa se association. Iyi association ihaguruka yagize amahame n'amabwiriza igenderaho, nta n'impamvu yo kwirirwa batera amabuye, kandi nta n'ikizayavuguruza. Ahubwo reka nkubwire ikintu cyari gitumye ubwira ngo buretse gato, uyu muntu uri muri ADEPR wari ukwiye kubahiriza discipline za ADEPR z'itorero ryawe, akazica yitwaje ngo nuko haje mu rusengero undi muntu baramwakira, ari gukora amakosa. Sindi bumucireho iteka kuko hari uburyo bwo kumuhugura no kumugira inama, ariko ari gukora amakosa. Naye makosa ari gukora. Buri muntu mu itorero rye abuwejejwe muri ryo, nicyo cya mbere. Niba rero uyu muntu yaremeye kuba umwize, kuko Bibiliya iravuga ngo nuko rero uyobya umwe muri abo bana bato, icyoroshye nuko bamuhambiraho urusyo akaroha hehe mu nyanja. Aho bivuze iki? Ndabisobanura neza. Mbese gumamo muri topic numva navuga iminsi ibiri. Icya mbere agomba kumenya uyu muntu, uyu nguyu yemeye kuza mu itorero, none atangiye guhinduka. Kare wihinduka, kuko wowe itorero wajemo n'ikinyabupfura cyaryo ariyo discipline. Bavuga ko nta muntu wemerewe kwambara ibi, kugenda gutya, kugira gutya. Ugomba kubyubahiriza, kubera ko nutabyubahiriza uzayobya umwe mu bana bato bagiye guhaguruka baje gukizwa, kandi nubayobya numuyobya Imana niwe izamubaza, kuko wizaniye yawe nyigisho ni yawe discipline y'inzaduka. Mu gihe cyose ukiri muri iryo torero ugomba kubahiriza discipline na doctrine yaryo. None rero tubonereho kubwira abantu ko nta gitangaza cyabaye. Niba Apotre Serukiza se afite ubuhamya buzima, ari naye ndamuzi, umushumba mwiza ufite umwuka wera w'Imana, none uwo mushumba siniya pastor Izayi akaba yamurebye akamubonamo ko yagira ijambo ry'Imana ryahembura imitima, ubu se iryo bamwumvanaga kuri YouTube n'ahandi hantu hirya no hino ho bamukurikiranaga, none se ntibaryumvaga? None se tujye kuvuga yuko
siniya pastor we yagiye kumutumira atamuzi se ahubwo ese ubwo yamutumiye ubwo ibyo yumvishe kuba atararivugiye mu rusengero ntiryabaye ijambo rizima none se ryavugiye mu rusengero riramburwa ububasha nuko ryavugiwe ahantu hadakwiriye hariya harakwiriye harateguye naho abakozi b'Imana kandi reka twibaze ko hatigeze hazaho icyo bita reglement d'ordre intérieur ivuga ngo umuntu wese ugomba guhagarara hano nuko agomba kuba ari uwa hano gusa niba ayo mabwiriza atishwe tumva n'izo ntambara zitari zikwiye kubaho nuko itorero mvuge wenda specially tuvuge muri iyi space iki kintu specially itorero rya ADEPR reka mvuge ngo rikunda kuvugwaho niba ari uko ari rigari niba ari uko rifite abavugabutumwa benshi niba ari uko rifite content zikundwa ntabwo ndabimenya ariko icyo ushaka kukubwiraho ngewe cy'ukuri nemera nta gikuba cyacitse cyane n'umushumba nta kintu yakoze ahubwo icyo yakoze cyari gikwiriye ako byari bikumbuwe none se abaririmbyi nge ndumva ari byo kwishimira abaririmbyi ibirirwa baririmba hirya no hino mu matorero bavuye muri ADEPR n'abashumba bagiye batandukanye abashumba ntibajyayo none se niba abashumba bajyayo kubera iki bari kwanga yuko abashumba babo basura abo baza kubabwiriza none se yuje ubu waza unyanga wazi wanje unyanga none se niba unyemera iwanjye kuki iwawe ho tagomba kunyemera none aba banyamakuru batangiye gutera umuyobozi mukuru wa ADEPR amabuye impamvu yabo yo reka nyivugeho ibintu bituma nibi bintu bijyamo induru n'urusaku nuko bivuga akabikomanta aba yigize umunyakuri kwinshi n'inyangamugayo cyane ariko akibagirwa yuko inshingano yari afite itariyo ntabwo inshingano y'umuntu wese ushobora kuba yanenze ikintu ntabwo ibintu byo mu mwuka binengerwa mu mubiri binengerwa mu mwuka ukabaza Imana ngo byari bikwiriye Imana ikakubwira ngo nibyo cyangwa si byo ukamanukana amakuru hari uzahita avuga ati none se we wabisengeye ndi kubireba kuri Purato bireba birigaragaza none se niba abantu baza bakazi aho nshumbye kaza kigisha none se ngewe ubwo niba atanyemera rero nta nubwo yarakwiye kuza aho ariko niba nyemera akanyemera iwanjye iwe ntanyemere yaba afite ikibazo gikomeye ikindi twemeranye yuko Imana ari yivuga cyane ese niba Imana yaravuze ati ubwami bwanjye nzabwagura muri ubu buryo niki cyatuma umuntu ashobora kugira impamvu ituma adakora umurimo w'Imana neza so icyo rero ndakivuze n'abantu bakimenye nta gitangaza cyabaye nta byacitse nta cyacitse rwose ADEPR ahubwo uwo murongo yafunguye ni ufungure gusa wenda ikizakora navugamo nk'umurongo mwiza nk'umuntu wayibayemo imyaka myinshi myaka 30 irenga nifungura abantu baze bakorera Imana no nifungure abantu baze hanyuma ahubwo wenda birebweho ku buhamya gusa icyo cyonyine abantu nta muntu upirata ubuhamya imbuto z'umuntu zonyine zisobanura uwo ari we rero niba kuko reka nkubwire kuba uri umwadeperi cyangwa utarigeze ujya ku ruhande ntabwo ari byo biguhesha kugira imbuto z'abana b'Imana ahubwo ikiguhesha imbuto z'abana b'Imana ni uko uzirikana agakiza wakiriye ari ryo jambo rimwe muri Tito rivuga ngo bene data ubwo nagiraga umwete wo kubasura niyumvishemo ko nkwiriye kubahugurira kugira ngo mugundire iby'agakiza abera bahawe rimwe bakazageza iteka byose ibyo ni ibintu abantu bakwiye kumenya kugundira ibyo kwizera hanyuma byo kwizera bigaragazwa n'iki n'imbuto umuntu yapirata ubuhanuzi umuntu yapirata ijambo yapirata n'ikindi ariko nta muntu upirata imbuto ntiziganwa umuntu waseruka uko ari naho yakwihishamo none ejo ntabwo akwihishamo so rero ni icyo cyonyine gikenewe ni ukureba kandi ngiye ntekereza ntabwo ari nawe wa mbere uje no mu minsi yashize haje Pasiteri Hortense Mazimpaka kandi yabaye mwiza kandi abantu baramukunda sindumva umuntu umukritika none se ntiba umuntu yaje Serukiza n'umuntu w'Imana cyane ndanamukunda ngewe n'umwapotere mwiza kandi binavuga ni ibintu by'Imana sindi kumva ikibazo kirimo nje nabuze abafite ayo mabuye nubwo bari kuyatera bayatere gake kuko nibayatera nabi ashobora kubagarukira kandi akabagarukira aremereye ubone nta muntu ujya utunga urutoki umukozi w'Imana umuntu wavuzweho n'Imana ngewe reka nkubwire
kuba umuntu yatumiye umukozi w'Imana ndumva atari ikibazo pe nta nubwo yakabaye na deba adiskite mbese bundi yarakwiye kuza kubera ko n'ubundi kugira ngo aze hari inama yamwizeho kandi yemeza ko akwiye kuza ariko mu rwuri harimo ibirura none se mu rwuri harimo ibirura yaranditse ngo urukungu mureke rukurane n'amasaka bizakurana amasaka yabaye urukungu rwabaye rurerure rwabaye rurerure muri uru rwuri impamvu abantu umuntu w'Imana aza mu rwuri ugasanga intama zimwe na zimwe zabigizeho ikibazo izo ntama ntiziba zikiri intama wenda reka twibaze ko hari n'ibyabakanze ariko wenda twerure reka twibaze none se ibintu byagiye bitera intambara itorero rya ADEPR ni abaje kwigishamo bavuye hanze twibaze dukoresha ukuri wenda intambara zanyuzemo ni abavuye hanze ese niba intambara zabayemo zitaravuye hanze kuki umuntu wayava hanze bikaba urusaku maze kubona ko buriya umuntu umwe yaravuze ngo ntukaterwe nawe witere ntukarwanywe nawe ngo wirwanye hari ibikwiriye kurwanywa hari n'ibidakwiriye hari ibyo bikwiye kugukereza binakuraje ishinga hari n'ibidakwiye kukuraza ishinga kuko ubwabyo ntacyo byari bitwaye ntibigize ingaruka ubwabyo reka tugana ku musozo mbere na mbere reka tubanze dushimire umuyobozi mukuru wa ADEPR njyewe ikintu yakoze numva ari cyo kwishimira nicyo wari ugiye nanjye no kuvuga kare nagiye mbona nyine bati ibi ngibi yabikoze uko ibi yabikoze uko yabikora kose reka mbabwire ko kuri iyi nshuro rwose kiriya atari ikintu abantu bari bakwiye kumuburemingaho niba twese twemera ko turi abagenzi bajya mu ijoro kandi uwo yazanye akaba ari umuntu tudafiteho ubuhamya bubi umufiteho ubuhamya bubi azamutubwire Serukiza tumuzi akora umurimo mu Burundi muri Gerizo des Âmes ari hano mu Rwanda muri Gerizo des Âmes ntiyigeze ahinduka ntabwo twigeze tubona devia ngo tubone hari ahantu yaba yarafashe iyindi myizerere cyangwa izindi nyigisho yego kandi rero ibyo barabizi ari ibigori ariko ibitagoye rwose abantu ntibagakabye rero nanjye numva ku rwanjye rwande namushimira ko atera niyo ntambwe yo gutekereza ko hari abandi bantu bafite ijambo ry'Imana kandi bagirira umumaro itorero ese Dr Antoine Rutayisire Revera ntajya aza kwigisha cyane si umusaza w'Imana se uhugura neza cyane niba umuntu afite icyo afite kandi ukabona cyakungura abanyetorero muzane puruvike afite imbuto n'ubuhamya bizima ibyo nge numva nizo kiriteri yanjye narebaho kuruta izindi kuko umuntu ufite imbuto nzima n'ubuhamya buzima yemewe kuruta ibindi byose murakoze ngewe ikintu nakwisabira umushumba Imana imuhe kubwo kuba yatekereje no gufata umwanzuro wo kuvuga ati ngewe ndazana Sostene ntitaye ku by'abantu nuko abantu bari bubibone ndazana Sostene reka tumusabe ajya dutumira n'aya maministeri akomeye aba bahungu baririmba neza hatitawe ngo basengera muri iyi church cyangwa muri iri dini bajye babahura baze biririmbire nge numva hari n'ikindi gihe buriya Israel mbonye bamutumiraga kenshi wenda nekeza ko muri iyi minsi ubwo batamutumiye n'impamvu wenda z'ibitaramo afite cyangwa n'umwanya cyangwa se nuko bitabaye ngombwa ariko ntekereza nta nubwo ari we byahereyeho Israel mbonye hari aho nzi bamutumiye henshi muri ADEPR henshi cyane aho hantu rero nagiye mpurira nawe mu biterane iki kiganiro ashobora kucyumva n'abandi bazacyumva hari n'abakozi b'Imana ndibuka twahuriyeyo kandi bari muri biro ya ADEPR icyo gihe kera rwose n'ubuyobozi bwa senior pastor Isayi Butaraza ibyo rero numva uwo numwe kandi ntacyo yishe ahubwo ntekereza ko mu gihe yaje ari ibyakoretse kandi bikubaka so rero gutumira no kurarika no guhikaza abandi bantu bagira umumaro mu bwami bw'Imana numva atari bibi numva ari byiza kandi ari byo guhabwa agaciro reka tugushimire nyakubahwa Mushumbe Moise Imana iguhe umugisha twari turi kuri Niyo Patrick Moise TV na Noah TV nande BNC TV na BNC TV Imana ibahe umugisha turabakunda cyane murakoze cyane ndumva twabaha nimero yego
minani ni 2 64 60 89 wazisubiramo minani ni 2 64 60 89 utari mu Rwanda kuri imbere y'iyo mibare ashyiraho guteranya 25 akamenyetso ko guteranya ashyiraho 25 iba kuri WhatsApp kandi no kuri mujye mushyiraho comment mutubwire ibyo mwakunze tubwire ibyo muri kurayikinga kugira ngo nizo nyigisho zose tuzizane tushobore kuzivimuze tugire ibintu twigisha nubwo ejo bundi aho zumbwira nkubwira kuntu tuzigisha ibintu 13 umuntu w'urubyiruko ashobora gukora kugira ngo uzamubyazemo umusaruro wo kuba umugabo cyangwa umugore muzima bikagora ndetse n'ibintu 9 umuntu yubaka muri we cyangwa se indangagaciro 9 umuntu yubaka muri we akaba umugabo uhamye cyangwa umugore uhamye kabone nubwo yahura n'imiyaga n'imiraba ariko usanga ahamye bitewe n'ibyo zo ndangagaciro yubatse rero baba ari urubyiruko baba ari abakuze buri wese agomba kuvanamo inyigisho ye hanyuma agaduha comment ariko ijyanye n'icyo yakunze icyo yifuza ko twagarukaho icyo twakwibandaho hanyuma twebwe ntago tuba muri za zindi bita ngo ni saga z'induru n'urusaku n'amahane yo gutwika turashaka kuvuga ubutumwa bukiza imitima bwungura abanyarwanda umuntu wese w'umugenzi ujya mu ijuru akarya agashira inyota ejo bundi nahoze mbwira abantu ko inzara yisha abantu kandi abahanuzi buzuye inzara yamaze abantu hano ntibakireba hano baradandabirana ntawe ukigenda ahagaze imbaraga zarabashiranye izo guhamya izo kwera izo kwirinda izo byose zarashize ariko Imana idwana umugisha yego murakoze cyane